Nigute umukozi uretse gato nigute umukozi yaje mu kazi agasirishwa akazi n'umukozi mugenzi wawe nka bose nka manager uri aho ngaho urukanuye amaso wabikozeho iki? Godfather reka mbanze ngukosore ku magambo uri gukoresha naga ari ngiye ntago ni impuguke ntago ubwo bw'ubuhanga ijambo impuguke zicari cyo uretse gato okay sinigongera kwita impuguke uri impuguke kuko wagiye imbere ya kamera bro yuza kuba aya masaha uri manager ndikwita impuguke umuntu wese wagiye hariya agafata kamera agasesengura uturemangingo turi mu maraso y'umuntu mugasesengura umuntu runaka wamaze kuba impuguke cyo tutazi Kinyarwanda ntabwo ndi kugutuka impuguke bisobanuye umuntu bira bintu mukora abasesenguzi hanyuma uraririmba ukina filime se uje imbere ya kamera ugasesengura ntabwo wasesengura utari impuguke ntabwo ndi kugutuka cyo ni butari ubwo ngubwo uvuje n'ibiganiro tukubanamo uri hariya muri kubisesengura muri kuvuga ido nido bisobanuye impuguke mu Kinyarwanda my friend. Okay, sawa reka okay impuguke okimu agiye gusubiza thank you Godfather mumfate nabi n'abanyumvise neza navuze ngo yego naje mu kazi yego Eminyawe arambwira ngo kudasetinga kamera wibagiye kuri umukameramani n'umutima mwiza niyicarira ku ntebe yari iri hirya urabesha ndabareka ngo bakore maze kubareka ngo bakore mbaze kubareka ngo bakore navuze ngo Eminyawe na Mini Jihad yasubije Eminyawe ati iki kiganiro nagikoranye nagiteguranye na Okimo niwe tugiye kugikorana ntago ari wowe tugiye gukorana wibuke ko narifite mjewe ubwanjye ndi gushaka uburyo akazi gakorwa nta kindi avuze manager reka ahangaha ngiye kubaza nka Okimo wihangane ahangaha ngiye kuvugana nawe nka manager uki wemeye ko umukozi aza mu kazi kandi uzi ko uwo munsi nta kazi gahari warabitegurana ikiganiro n'undi mukozi wari ushinzwe icyo kiganiro muri bigikorane ukemera ko umukozi aze mu kazi hanyuma ukanamubwira ukanaceceka uwo munsi n'ayo masaha tayito yo kwitwa manager ukayiyambura ukambara tayito yo kwitwa kameramani hanyuma ugahereza inshingano zawe zo kuba manager ukaziha Jihad agafata umukozi akamusubiza mu rugo kugira ngo usigare ukora mu mwanya we. Nakubwiye ngo Eminyawe ntago kontraye yavugaga ko aje gukorana na Jihad gusa uri kubyumva yego uwo munsi wari umunsi w'akazi Eminyawe hari umubare w'ibiganiro yagombaga gukora urumva wibuke ko navuze ati yagombaga gutegereza tugasoza gukora kameramani akaboneka bakagenda bakajya gukora ibindi biganiro byiye uribuka ko nabivuze se nabivuze urabigira urumva ntago kontra yiwe ivuga ngo aje gukorana na Jihad uri kubyumva kuko hari akandi kazagomba gukora avuga gutyo nkanjye washakaga ko akazi uwo munsi kose gakorwa naravuze ati okay niba bigenze gutya reka nicare koko nkora ibyo twateguye nidusoza Eminyawe ajye gukora ibyo biganiro byiwe yagombaga gukora icyo nakoze hariya niki njewe nashakaga ko akazi gakorwa uwo munsi kakarangira ibyabo nakubwiye ko ari ibyabo sinza kubyinjiramo bagende bajye kubikemura kandi wibuke ko nakubwiye ko Eminyawe aza mu kazi kuri nje mu mutima wanjye ndi imbere y'Imana numvishe ko ari igisubizo kije niba nkumvishe neza hano mu gusobanura hano muri iki kintu niba nkumvishe neza Emiwe yarafite ibiganiro agomba gukora ntabwo muri content yagomba gukorana na Jihad yagomba gukora content na Jihad agakora content ye Jihad aza kuri Dynamic we yazanye content ye yego iyo abantu bari kunegosia kontra baravuga urugero kamubwire reka nyuremo muri make nzanye content yanjye kandi content yanjye nyitwara uko nyishaka erafite agenda uri kubyumva nuko nguko byagenze rero yagomba niba Jihad yarazanye content yiwe nta muntu ugomba kuyimuvangiramo kuko nibyiwe ngenzi ko ari ibya content ari ya Jihad simbizi nakubwiye byabo ntabyo nzi ko ari ya Jihad ni nabyo yavuze ati ngiyewe nzanye content yanjye nakoraga kuri 3D TV nyizanye hano ubwo rero niba nayitwaraga gutya ni gutya ngomba kuyitwara nta ugomba kumvangira niba mubyemera ni mureke nkore niba mutabyemera ndaguma honde
icyo nakoze hariya nakurikije kontra ya Jihad, niyo mpamvu nacecetse nkicara tugakora. Ndakeka nagusubije kuri icyo kibazo, niba twakomeza simbizi. Nari nkiri kuvuga Emi hano araza kunsubiza. Emi uribuka buretse gato Godfather jya inbox yawe hari message ngo haye hari amafoto hano. Oya buretse najye inbox yiwe. Okimu wibeshya burya kubeshya wavuze ko ugiye kuvuga ukuri. Okay ndakubaza ikibazo unsubize akantu ku kandi. Banyangaja uri kubyumva, banyangaja kuri Dynamic. Mumenya yuko nabaye umukozi wa Dynamic, warabimenye ni wabimenye nka manager? kandi iryo joro waragiye muri groupe. Okay none se ndibuze mu kazi mu gitondo nk'umuntu twagombaga kunyuzaho ibyo turi bukore, nakubwiye ibyo ndi bukore uwo munsi cyangwa nabyo nakubwiye? Ntago nta kintu cyari bukorwe uwo munsi kuko hari ikiganiro cyo kukwakira. Urabeshya ukibeshya. Emi nyawe ndi kuvuga umva umunsi wa mbere wawe mu kazi hari ikiganiro cyo kukwakira turi kuri Ekeza Hotel, nta kindi kintu cyagombaga gukorwa. Yes cyangwa ndabeshya? None se nimba uwo munsi nyine ndi kukubwira hari ukunyakira, noneho hari n'umunsi wanjye wo gutangira akazi kuri Dynamic wanjye, noneho akazi kanjye personnel njyenyine. Icyo nari bukora uwo munsi nicyo nari buhero. Wari ukizi ntiwari ukizi? Yego cyangwa warabimbwiye? Narabikubwiye, nakubwiye ko uwo munsi ndi bujye gukora iki rero. Ntago nakibuka batumirwa wari ufite. Ngiye mwamaye gahunda y'akazi ndayibona tu, ariko sinakibuka batumirwa wari ufite. Erega Emi uri kunyumva nabi ko ndi bujye mu kazi, ndashaka kumenya nakubwiye iki. Oya Emi nyibutsa mu bintu wambwiye, ntago nibuka batumirwa wari ufite kuko nawe ugiye kunyibutsa kushaka ko nibuka ibyo bintu waba uri kungora. Si nibuka batumirwa wari ufite, ahubwo wambwiye ngo hari akazi mu gitondo urakora ngo murakora we na Jad, sinzi byakurikiyeho. Wibuke neza ko nakubwiye ngo nta ruhare nagize. None se okay urakoze cyane ko wavuze yuko ubwa mbere wavuze yuko utaruzi ibyo ndi bukore, kandi Jihad wibeshya. No wibeshya, wishaka kubeshya bro. Buretse none kuvuze yuko ngewe buretse buriya kubeshya ni bibi bro. Aha hantu turi abantu badukurikiye baramfata nk'umunyabinyoma cyangwa bagufate nk'umunyabinyoma cyangwa bagufate nk'ukuri. None se nabizi nawe ari kurura kuzi mwana, nawe kurura kuzi kabisa. Buretse nkubaze, hari icyambere wabeshyeho. Icyambere wabeshyeho wowe ubwawe ujya kuva kuri 3D TV Rwanda, wowe ubwawe sibyo? Aba bantu wababwiye yuko ngo habaye inama, ngo nkavuga yuko ngo ngewe ngo nashaka Okimu. None reka nkubaze, buretse nkubaze, umusa n'amajwi yawe narayumvise mwana. Ame waje baseriye man. Uracyavuga man ko dufata no cyumuvugana man. Oye reka nzi. Wale masabiro rashida ame waje baseriye. Uwo ninde uvuze ngo kakavugisha induri birenge ka ipu wamacinya we ngo nta kintu ipu rakapfa wangara wanyana imbwe ngo nta kintu tuvugana n'ubatari kubaka societe. Urakoze cyane icyo ngukundira. Wabwanga tiwe ngo nta kintu tuvugana ukavugisha induri birenge uri bitubaka societe nyarwanda wa tunawe. Yagusabye imbabazi n'umujene wanjye. N'umujene waje. Okay, ntuzongere n'undi munsi. Abantu 1000 we baranga ngo nta kintu avugana nanjye woka. Turimo kuba ku muryango. Turimo kuvana amakime ne muntu wawe tunawe. Godfather n'abajene baze kuri alimentation wanjye. Okay, naho dukomeze. Twagiye okay. Tugiye kurangiza by the way. Yo. So mureke babwire rero ibintu bya Godfather. Okimu yavuze yuko Godfather buretse wumva. Okimu nta kintu nge nawe dupfa, ariko iyo ubeshye ni bibi. Okimu bwa mbere ibinyoma ugira urabizi buretse ujya kuva kuri 3D TV Rwanda wowe ubwawe wari umukameramani ucyura ibikoresho. Wagiye gufotora ubukwe i Rusizi, baragushaka barakubura, Meka Fashion biramurakaza arakwirukana. Wimbeshyera kabisa, wimbeshyera.
wimbeshyera iramubaza ariko sha Emi nukuri man umunyabinyoma bro wimbeshyera man uri umunyabinyoma ni mwana izina ry'Imana nuko kandi wenda ntabwo ibintu ari afata byiza ku tu nuko afata ku mavuta watanze urugero adahari ariko wirukanywe nuko wagiye i Rusizi gufotora mu bukwe baragushaka barakubura Okimu uwitwa Mikara arakara arakwirukana. Emi Icya kabiri buretse gato kubeshya mwana vugisha oya ukuri buretse nibyo byiza gato muhungu buretse Vugisha gato ukuri ni byiza buretse mwana gato buretse gato Oki nimba uri imfura kandi koko wavuze ukuri wavuze yuko ngo nza kuri Grit koko nibyo naje kuri Grit nze gukora ikiganiro na Jihad Okimu wari ubizi twari twabivuganye ahubwo kubera ko mwari mubiziranye buretse mwari mubiziranyeho kandi mwari musanzwe mukorana nago nari kwipanga akazi kuko naje hasije ukwezi mukora nago nari kwipanga akazi ngo nze gukorana na Jihad nakubwiye utabizi ngo nindangiza nze nicare kuri aho ngaho kuki ngo nje gukora ibiganiro na Jihad wowe Okimu utabizi aho wambesheye pe wambesheye ariko nta kibazo burya buri muntu abarengera kugira ngo abumunyakuri ariko wambesheye uri kuvuga ibintu byinshi ukabivanga kandi aha hari abantu uri kuvuga ibintu byinshi ukabivanga niba wateze amatwi ko kutari bize navuze ngo Emi nyawe uza mu kazi nari mbizi ko ari igisubizo ngewe mbonye ibintu ntabwo nari mbishoboye sinari nzi ngo birava he birajya he ahubwo Emi nyawe ceceka wumve nsubize kugusubiza reka ngusubize wavuze mwana ikibazo uri hano wiharira ijambo waretse nanjye ko wanshejekesheje igihe kinini mwana reka nsoze uri kuvuga ibintu byinshi mana yanjye ariko uri kuvuga ibintu byinshi ukabivanga Emi nyawe inyuma navuze ngo buretse ako se waretse nkakubwira ko naguteze amatwi nanjye nacecetse ariko nyemerera mvuga ukuri bite byiwe mani waretse nkavuga ko naguteze amatwi ukavuga kamere muntu Okimu yimanure kamere muntu ni ukuvuga ngo Emi nyawe narakubwiye ngo nabivuze mu kiganiro navuze ngo uza mu kazi narabibonaga ko ari igisubizo ngewe mbonye kuko ibintu ntari nzi iyo biva niyo bijya ntabyo nari nzi ndangije ndicara wowe ubwawe uraza urambwira ngo kutari gusetinga kamera wibagiye ko ndi umukameramani nahagurutse ku ntebe nari nicayeho njya ku ruhande aho ngaho rero nibyo bintu utari kumva naje mbizi ko uje mu kazi uri kumva kuko baranambwiye ngo ko nta setinga kamera ndabiyobewe ko ndi umukameramani negerayo nguha umwanya wawe rwose wibuke turi no kunuza turi kuri kuri The Keza Hotel narakubwiye ati Emi nyawe nari mfuye akira mikrofone yawe ibyo bintu nabyo uze kubivuga niba ndi kukubeshyera naje kuri Dynamic ibintu byose mwarabisetinze byose byari bisetinze kandi ukuri kwari guhari kwari uko nguko kuko ngewe mu byo naje nazi isi ndimo naje nk'umuntu uje mu kazi nje nyine muri groupe yanjye ariko naje mwebwe ngiye kubabwira rero ikintu cyarakaje umuntu bita Jihad kurenza ibindi nanjye cyarandakaje ahubwo ngewe nkagendera mu kigali mwana ako ko naguhaye umwanya kuki utashaka ko umuntu avuga ngo bumve rero ugira systeme yo kuba umuntu ari kuvuga ukamuvugira muvuga cyane kugira ngo ari kuvuga iyo systeme mani urayigira kuva kera urabizi ko Facebook twakoze iyo ni defugira narabikubwiraga kuva kera narakubwiraga tugira defo iyo ubizi ko umuntu ari kuvuga ukuri uvugiramo kugira batumva ibyo ari kuvuga wamyutinze mikrofone niba koko atari cyo ugamije Emi nyawe ntabwo nibuka itariki twicaye muri 5 tugiye gukora inama nareke kugenda ze yumve se atavuga nabeshye twicaye muri 5 mani bro ngende honje nta kibazo mfite yari ngewe yari Foster akabenzi mwakamaze uyu muji azaba seriye ryari koko ni ryari uzicara ukumva kuri seriye kandi ngewe ndimo nkumva mani ntabwo nibuka itariki twari twicaye muri 5 yari ngewe yari wowe yari na Mpeketa na Jihad Emi ntanzi imana w'umugabo impanisha igihano yumva ishaka niba ngiye kukubeshya ibi bintu byabaye sinzi ibintu twavuze urarakara wowe Emi nyawe hari haciyemo iminsi igera muri 4 tuvuye muri Grand Legacy nkuko wabivuze
Emi waravuze ati mujye mwibuka ko ndi umunyabutare igihe cyose twamaranye narabaryaryaga twararebanye wa batatu dukubitwa n'inkuba ndaguha igisubizo bagusubije. Jihad yarahise avuga ati mwumvishe breaking news. Noneho umugani uvuga ngo indyarya n'indyamirizi reka nanjye ngerageze kukubera indyamirizi. Ayo ni amagambo ya Jihad nawe mwebwe twicaye turi bane. Niba ndi kubeshya Imana imfashije twahamagara kameramani akaza hano. Wowe Eminya twari ubwo simvuga ibintu byose byabereye twari turi muri iyo nama twari turi gukora turi bane nkuko twari abakozi nyine njyewe Eminyawe Mpeketa na Jihad nta sindi bumutange umugabo kuko ntabwo yabasha ku accessing live ariko hari umukameramani witwa Mpeketa abadukurikiye baramwumvaga tumuvuga twari twicaranye namutanga umugabo agira TikTok muri telefone na nimero ye hari twamuhamagara yakemera kujoininga akaza akavuga ko ndi kubeshya. Eminyawe wavuze muri aya magambo urakaye cyane ufite umujinya mwinshi. Mujye mwibuka ko ndi umunyabutare igihe cyose twamaranye narabaryaryaga. Muri kumva imbarutso y'ibi bintu igihe cyose twamaranye narabaryaryaga. Jihad yahise ndeba arambwira ati breaking news. Okimu wabyumvise se? Okay, hari umugano uvuga ngo indyarya n'indyamirizi reka nze nige kukubera indyamirizi. Dore ngibi bintu hano dore ibijyaye na Jihad naho byaturutse. Yaratubwiye ngo araturyaryaga urumva umuntu Emi tumaranye imyaka myinshi arabizi nawe igera muri 5 ibanzo yari uwa 5. Yaravuze ati igihe cyose twamaranye narabaryaryaga. Mujye mwibuka ko ndi umunyabutare ni ukuri kw'Imana ntanze Imana nk'umugabo niba nkubeshye impane yishe igihano yumva ishaka man nje bro impanuka ibyifuza niba nkubeshye cyangwa bahamagara uwo mwana uwo Mpeketa aze hano. Jihad yakubiswe n'inkuba aravuga ati ahita ndeba arambira ati bumvishe breaking news. Ngira nayo mafoto banza uwo munsi ayo mafoto ndayagira muri telefone nayashaka nshobora kuyabona. Emi ariko yadusobanurira nimba arangije Jihad arakubwira ati okay hari umugano uvuga ko indyarya n'indyamirizi reka nze nige kukubera indyamirizi. Niba mubeshye nabivuge. Emi watubwiye sasa so navuga ko mubeshyeye Godfather ndakohereza nimero y'uwo mupeti umuhamagara arabyemera kuza kuri live avuge ko ndi kubeshya. Ngiye nta bindi biboro ibyo wavuze buri muntu aravuga ibintu bye we vuga nusoza nanjye nze mvuge nabirenze. So Eminyawe rero ngeze kuri ibyo bintu byawe byo by'amakontra yo gubungana ni nako mbivuga kubera ko wananiwe kubijyana mu mategeko. Waho guri kuza ubyere ku ma YouTube sinzi niba YouTube ari izakwishyura yegiriha amafaranga ariko iryo deni uvuga bagufite ntago ari izaryishyura. Ubwo ngiye kuvuga amagambo yawe uva mu kazi. Eminyawe se yavuze ko twamwirukanye ntitwamwishyura. Eminyawe yarampamagaye kuri telefone arambwira ngo aranshaka. Wampamagaye ndi muri gym icyo gihe ndabyibuka ni mugoroba saa 9:45 ndi muri gym ya screenshot ndayigira. Urambwira ati uranshaka. Nane ati Emi ko bwije uranshakira iki wazambwiye ejo mu gitondo ntago twabashije guhura twahuye umunsi wundi wakurikiyeho. Emi wowe ubwawe niwe wambwiye ngo ngiye kuva mu kazi nje kwikorera urasezera akazi uragasezera. Niba ndi kukubeshyira iyo umuntu yirukanwe mu kazi habaho ibaruwa nk'umuntu ufite kontra yayivugiye inaremereye kwanza yabyivugiye habaho ibaruwa baguha bakakubwira ati tuguhagaritse mu kazi. Ndagira ngo iyo baruwa ntibirirwe yishyira hano wowe kuko wowe ubusimbizi yifate nk'uko wafashe ibintu byose ukabihereza Godfather yifate uyihereze Godfather umubwira ati dore ngiyi baruwa bampaye mva mu kazi nayo yishyire hano uyereka abantu. Ibyo nta byabayeho. Emi narakubwiye ngo kuvuye mu kazi byagenze gute ndangije wanga kumbwira ibintu byinshi cyane urabizi ko nta bintu byinshi wambwiye. Mbonye utari kunsubiza narakubwiye ati okay urugendo rwiza amahoro n'imigisha bibubane nabyo. Ibyo birarangira mu gitondo umuntu bita Emi uye wagiraga hotel bita Ibiza i Musanze twagiye twumva ngo yiyahuye. Waje unsanga kuri Great Hotel ndi kumwe n'umuntu bita Skyto tugiye kuri coding
Emi wowe wirengagije ibyo waraye umbwiye, urambwira ati tugende tujye kunoza tujye ku Gisozi kuri uwo aho ngaho umuntu yari yiyahuriye, unaduha lift waranakoze, uratubwira ati mujye mu modoka tujyeyo. Tugezeyo nari nzi ko ngiye kuri recordinga na Sky Tumbo, tubura aho tubihera, nakubwiye ko ibintu ntari nzi ngo ni ibiki, tubura aho tubihera. Wowe Emi nyawe uhita ujya aho ngaho iyo nkuru urayikora. Umaze kuyikora, nyuma y'iyo nkuru niyo ya nyuma wakoze, sinongeye kukubona mu kazi. Nahise mvuga ati okay, Emi nkuko yansezeye, wenda iyo nkuru niyo ya nyuma yaragiye gukora. Ibyanjye nawe byarangiriye aho. Birangiye utangira kundekurira imiriro, urabizi ibiganiro wakoze kuntu bingana, nta n'umuntu warunze uretse kunyumva gusa ndicecekera ndakwihorera. Ndavuga ati ntago turi bujye gusubizanya nawe, reka nkuyihorere nyine ndituriza tu. Kugeza ubwo nakwandikiye inbox nkakubaza ati Emi, ni iki uri kunshakaho kubizi ko nta kibazo ngirana nawe? Kugira uceceke ntuzi ibyo nakubwiye? Ntako nawe wabyivugiye. Narakwandikiye ndakubwira ati Emi, nanjye ngiye kukuvuga, ngiwe ntago naza mvuga ibyo uri kuvuga. Naza nkavuga ko umugore yagutaye. Kandi nimbivuga ntubabare, kuko nanjye ubwo ndaba ndi gushaka icyo ndi buvuge nkuko nawe uri gushaka ibyo umbeshyere. Ibyo ngibyo birangirira aho ngaho. Message yanjye nawe zirangirira aho ngaho. Ibindi twandikirana n'utu emoji, nako kashobora kuba ari aka emoji kaje rimwe mu mezi abiri, nyine tuvugana duhuye, tutahura bwo nta cyane ko urabizi ko sometimes hari igihe tuba turi mu bantu benshi ntitunanasuhuzanya, ibyo urabizi. Na ibintu byanjye nawe naho ngaho mbiherukira. Emi, ikindi nagusaba kwigira umwana mwiza, mani nukuri si nyine uri umwana mwiza ku giti cyawe, ariko kuza ugashyingura umuntu ku buryo nyine ugeraho umubeshyira umutemera hitaka ibyo wambeshye. Urabizi, numvishe unavuga ngo niba nibuka ngo ufite ibintu byanjye byinshi uzi ngo ari bya jihad. Nagusaba turi ku karubanda mani, ntabyuze ubivuge, ni numva umbeshye mvuge ngo urambeshyeye, kimwe nuko nabo bavuga nyine nkavuga ngo kimwe nuko nanjye navuga ukavuga ngo urambeshye. Nibyo ibyanjye nawe byarangiriye aho ngaho. Ikindi nzi nuko nakubwiye ejo bundi duhuye nkakubwira ngo Emi nyawe wagize iyi kontra uri kuzererana ko YouTube itazakwishyura, aba batureba ntibazakwishyura, wayifasha ukayijyana mu mategeko ukava muri ibi bintu ko abantu bari no kuguseka. Ndanakubwira ati ngaho ibaze kwicara mu kiganiro ukavuga ngo umunyamategeko ngo uri kubireba ngo nazi ngo abijyemo ngo mfite amafaranga. Bita mpindukira mbwira Sky tunamira ati wamugiriye inama. Direct twatandukanye nukuri hacenwe amasaha abiri wa uploading ikiganiro uvuga ngo nkubise Sky. Ibaze man, suko ko Emi unyangira iki kubizi ko ntacyo dupfa. Ngaho ngwino wisobanura, bavuze kuri bwisobanura. Ndumva ibyanjye nawe araho byarangiriye. Ikindi bintu byo ibyawe na jihad ni ibyawe, nawe urabizi ko umubeshyira, wabeshye ngo mwariyunze sinzi aho wamwishyira, ntago uramugiraho n'umunsi n'umwe. Waravuze ngo umugore wawe yaramusuye, ntiyigeze amusura. Nyine n'utuntu ba wibereyemo twawe two kwigira umwana mwiza, ariko wapi. Ibyanjye nayo byarangiriye aho ngaho. Nkeka ari izo message za nyuma dufitanye nawe. Ibindi ni uguhurira mu kazi nyine, nta n'ibintu byinshi tujya tuvugana. Ngwino nawe uvuge nge ndasubira. Okay, warangije? Nako wasoje anyway. Okay mu rero urakoze cyane. Nge nta kindi kintu narenzaho. Ukuri buri muntu wese amaze ukuri ko wavuze ngo dusobanurire ibintu wabivuze. None suboke ubumbwira ukuri. Si byari ibyo wa mugani? Si byari ibyo mu by'ukuri? Si byari ibyo kubera yuko wowe ibyo wavuze ni ibyo njyewe nabirenze. Ibyo mwakoze byose mwarabikoze kandi intego mwayigejeje, ariko iyo ntego yabaye umugisha kuri nge. Okay, ndagukunda, uri inshuti yanjye kandi utanabishaka nta kintu bimbwiye. Amagambo ubwira abantu ndayazi, ariko okay, buriya utekereza yuko njyewe nabirenze bro? Njyewe nta bintu birenze, ibyabaye byarabaye. Ko nakubajije uvuga ibyo nabeshye wabivuze bro. Njyewe reka nkubwize ukuri, njyewe ntago nakubeshya. Wenda nanasoza nawe usoza cyangwa sinzi, gusa ibyinshi wavuze
bro ngwino hano mwana ntabwo nsubira mu modoka umva nkubwire oki icyambere cyo wirukanwa wari wajyanye kamera y'abandi mwana wa mama ese wahereye ibyo bintu wabivuze babyumvise hera kubyo nakubajije bindi mubaza ati ndikubeshya byari ibyo haje n'ibindi amaji cyamaji rero nacyo ni ikirezi Emi abantu bajya bakumva mwana bajya bakumva njyewe ariko se ukireka babaza ikibazo cy'amatsiko n'ubundi naje kuri Dynamic mwaramaze kumpangira byose byararangiye urumva ahubwo nanjye gusa mwarakoze reka mbwira ikintu mwakoze nanjye turatu miliyoni nari nukeneye noneho ahubwo njyewe nta kintu kirenze kandi bro nubishaka kandi nkubwiza ukuri hari ikibazo nyine nawe nta nubwo narinzi uko nakwirukanishije kuri 3D ntago nari mbizi wagiye uvana uburyarya aho mwana kuko uze bihagije ntago nari mbizi oki ni izina ry'Imana yo mwijuru narinzi ko ndi ikirezi mwana akoze amaji uburanziza n'uburezi bwanjye koko ntago njye narinzi uko nirukanishije okimu ni izina ry'Imana yo mwijuru none se oki ariko reka nkubaze amaji uretse nkubaze amaji buretse nirukanishije umuntu baricara baranganira ngo banzane mu kazi nze mu kazi Emi nta muntu wakuzanye mu kazi wasabye akazi ku bwanjye oya zabaze oya kari okay njyewe reka nkubwize okay njyewe nasabye akazi kuki nasabye